Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aza tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi impamvu tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho kubera ko ibibazo babaza ni bimwe. Ikindi kode bazifunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kane n'ukwa gatatu. Ubu ngubu wampamagara cyangwa ukanyandikira ukambwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, nkagufatira kode. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo, haba mu buryo bwa online uri kure cyangwa uri hafi ufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se turi kumwe mu gihe waba uri hafi hano mu mujyi wa Kigali. Twandikire rero cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyapa A19, kino kibanza gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. B, icyapa B5, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. C, icyapa B6, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni B, icyapa B5. Kino cyapa B5 nicyo kigutegeka gutanga inzira. Kubera iki? Kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Uri kubona tugendera mu ruhande rw'iburyo, agafresh kari iburyo kari mu mutuku, wowe uri kujya imbere uri mu mutuku, abaza bagusanga bari mu mukara. Uri mu mutuku ntiwemerewe gutambuka mbere, urabanza uhinzira aba bari kuza bagusanga. Ndakeka ko ubibone ku birango. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Hatambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarawahisemo ndiza ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, wenda se ajyanye amatungo mu isoko, afite imwe iri kumutana, agasaba ko ibinyabiziga bihagarara. A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni ugakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba guhagarara. Uba ugomba guhagarara ukareka akabanza akayikura mu muhanda, ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo itaguteza ibyago by'impanuka. Ibyo byago barimo nibyo kuri ubuzima, niyo mpamvu wamugomba kwitonda ugahagarara ukareka akabanza akayikura mu muhanda. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode bafunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se uruhushya rw'agateganyo. Nyandikira agakanya ni kuri 0789351626 mufatire kode. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Ese uriya murongo urombeje hagati mu muhanda iyo ucagaguye ntugomba? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta giso cy'ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa iyo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda utandukanye igice cy'ibumoso n'icy'iburyo ucagaguye. Uba ushaka kujya mu gice cy'umuhanda bibaye ngombwa cy'ibumoso.
ukajyayo ryari? Ukajyayo mu gihe ugiye guhindura icyerekezo, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa se ugiye kunyuranaho. Ndakeka ko rero waramutse B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukagera ku kazamuko gashinze cyane, ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B, gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C, kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D, guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo kikuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma iruhande rw'iburyo yirinda icyago. Kubera iki? Uzaguma ku ruhande rw'iburyo, noneho ugabanye umuvuduko ugume ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Ubundi niba uri kuzamuka ahantu hatereye cyane wirinda no kuba uri kunyuranaho. Rero uba ugomba kuguma mu ruhande rw'iburyo wirinda ibyago. Ndakeka ko waramusamo A, ndakeka ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Andika muri comment amanota wagize, wandikemo n'isomo ukeneye ko mutegurira, ahasigaye kandi subscribe kugira ngo najye uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki yahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B, ikinyabiziga cy'ubutabazi. C, yagize ibyago. D, umuvuduko urenze. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo kikuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Kugira ngo wirinde icyago akenshi ugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Rero uba ugomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Itegereze neza. A, utubuye dutaruka mu muhanda. B, umuhanda urimo amazi. C, umuhanda unyerera. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, utubuye dutaruka mu muhanda, na B, umuhanda urimo amazi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Izo kikuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Urabona ko ni ikinyabiziga kiri kugenda ariko hari utubuye tumeze nk'utugaraviye dushobora gutaruka. Rero bashyiraho kino cyapa kiburira. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba bakubwiye ngo utubuye dutaruka mu muhanda, ntabwo kino cyapa kiraba gishinze aho hantu hari utubuye dutaruka mu muhanda. Ahubwo uzakibona mbere ubanza urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho hantu hari utubuye turi gutaruka mu muhanda. Murabizi tugiye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda. Ubonye ibyapa biri kukugora, wasura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari? Icyo gice kiba kigenewe iki? A, inzira y'abanyamaguru. B, agahanda k'amagare. C, A na B byose ni ukuri. Inzira y'abanyamaguru n'agahanda k'amagare bikaba ari ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare, igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se cy'umuhanda ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke. Muri make nta modoka yacamo, kandi batubwiye ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa uhita wumva ko haragendamo ibinyabiziga, ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Kiba kigenewe iki? Aba ari agahanda k'amagare. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe none ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo. Urabizi amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe atandukanye n'ayo mu muhanda ubisikanirwamo. Rero iyo ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo waruvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe bashyiraho icyapa. None kiba giteye kubuhe buryo? A, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. We hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabizi kiriya cyapa bakoresha bari kukubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, ni icyapa kiburira, kandi kiriya cyapa kiburira ibyapa byose biburira bifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ni kimwe no kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku. Ubuso bwera ni kimwe no kuvuga ngo ubuso bw'umweru, ikirango cyo aba ari umukara. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikanye ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bucishiyemo umurongo ubererese w'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhahagarara. C, muvuduko ntarengwa wemewe. D, nta iso cyukuri kirimo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni A, iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Kino cyapa iyo ukibonye ugenda ku muvuduko ushaka, unyuranaho uko ushaka, uba ugeze ahantu hari iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Nta kintu na kimwe uri kubuzwa mu muhanda, uburenganzira bwose urabufite bwo gukora icyo ushaka. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikanye ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu rero urebe iriya video. Nubona utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ngiye nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe. Ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? Hano ibisubizo bine baduhaye. A, amatara ndanga. B, amatara ari imbere mu modoka. C, amatara ndanga burumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Bavuze ngo birabujwe gukora andi matara. Uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye mbona gitatorosha mu ntera nshaka, reka njye gushyiraho andi matara ku buryo nzaba ndi Nyamirambo nkatorosha i Remera. Biba bibujijwe. Cyangwa gukora utugarurumuri. Ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Amatara ari imbere mu modoka yakora uko ushaka. Ushaka wayagira icyatsi, ushaka wayagira umutuku, uyahindura uko ushaka. Ushaka wagira unayahindura buri munsi, byo nta kibazo. Rero ni amatara ari imbere mu modoka.
ndakeka ko rero waramutse B, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro. Mbibutsa ko ukeneye kwiga ndakwigisha mu buryo bwa online kandi ukagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika, nibwo buryo dukoresha. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukavugana uri no kureba bitewe n'isomo turi kwigana. Nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789361626. Kode zo bazifunguye ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu biri muri systeme. Nyandikira aka kanya ngushakire kode ujye mu kizami ukorere rimwe utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A, feri y'urugendo, B, feri yo guhagarara umwanya munini, C, feri yo gutabara, D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe ridakora neza babwita feri yo gutabara. Noneho feri ikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigume ahantu kiri nubwo umuyobozi wacyo yaba atakirimo, aba ari feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi ituma imodoka igenda kandi igahagarara ku buryo bwizewe, yaba yarigeze ahamanuka cyangwa ahaterera. Kandi ibyo bibazo bitatu barabibaza. Niyo mpamvu mbivuze hakiri kare kugira ngo uzahure nabyo bifite amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi agomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ibyo ntibikurikizwa ku yahe matara? A, itara ndangamubyimba, B, itara ndangaburumbarare, C, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, D, A na B byose nibyo. A, itara ndangamubyimba na B, itara ndangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Muzareba amatara yo ku kinyabiziga abagomba kuba ateganye, rimwe riri iburyo irindi riri ibumoso, kandi yari amatara y'ubwoko bumwe. Abagomba kuba afite ingufu zingana. Niba ari amatara ndangaburumbarare igiburyo n'igibumoso yose agomba kwaka kimwe. Ariko ririya tara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, ririya tara riba riri kumurika kuri plaque, niko mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque. Babyita icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Kiriya cyapa ririya tara riba riri kumurikaho, mubona ko ryo nta rindi biba biteganye, riba riri ukwaryo. Rero ryo ntabwo rikurikiza iri tegeko. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso muri kamatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, metero 1 na santimetero 50, B, metero 1 na santimetero 75, C, metero 1 na santimetero 90, D, metero 2 na santimetero 10. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ni metero 1 na santimetero 90 igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ikindi kino kibazo bajya bagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A, santimetero 150, B, santimetero 175, C, santimetero 190, D, santimetero 210. Ntibizakugore, kino bazaba bakoze no guhindura ingero gusa. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri, C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda, D, birabujijwe kunyuranaho. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo cyukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, uri kubona ko imodoka iri iburyo iri mu mukara, tugendera iburyo, ariko iri ibumoso iri mu mutuku, ubwo bivuze ko ubujijwe kujya ibumoso kubera ko hari mu mutuku. Rero niyo mpamvu dushyizemo hano D ivuga ngo birabujijwe kunyuranaho. Niyo mpamvu wari wayanditse ku gapapuro, utari wayanditse ku gapapuro, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, ni nayo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Muri make, iyo uhagaze nk'ahantu abanyamaguru bakagombye guca, uba ugomba kubasigira akayira kangana na metero imwe kugira ngo bagacemo bataje guteza umuvundo mu muhanda ngo babangamire imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Ariko iyo ibyo bitubahirizwa, ukaba waca iruhande wahaparika ikinyabiziga cyawe ntihasigare akayira abanyamaguru baracamo, ugomba gukikira iyo nkomyi ufite umuvuduko ungana uti. Hano hari ibisubizo bine baduhaye: A, kilometero 10 mu isaha; B, kilometero 20 mu isaha; C, kilometero 30 mu isaha; D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kucyandika ku gapapuro, utari wahisemo neza ko n'ikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Bibujijwe cyane cyane he? A, ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose; B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini; C, ku mihanda ibisikanirwamo iyo bugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana butagifite metero 12; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini uba ubujijwe kwahagarira ikinyabiziga cyawe ukagihagarika umwanya munini. None yavuze ngo umuhanda w'icyerekezo kimwe, hari abantu batabyumva. Umuhanda w'icyerekezo kimwe n'ukuntu bivugitse birisobanura, ni umuhanda iyo uri kuwugendamo nta bindi binyabiziga mwigera muhura, kubera ko ni ubugendwamo mu cyerekezo kimwe. Iyo uvuyemo bashyiraho cya cyapa kiburira kikubwira ko wageze noneho mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko rero waramutamo B, ariko nako kantu ko wanga umuhanda w'icyerekezo kimwe ni umuhanda umeze ute, ngiye ko usobanukirwa. Ndakeka ko waramutamo rero B, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuzeho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A, amapikipiki; B, velomoteri; C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye; D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese nibe binyabiziga biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20? Cyavuze ihoni kikiri muri metero 20 kitarakugeraho ukaba wabyumva. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko hano iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari iso cyanya cyo nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kigenda kigira ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Hari nk'izumvikana, hari n'ikivuza ihoni uri mu mubande ukabyumva, hari n'icyavuza ihoni kisa nkaho kinakwegereye ntubyumve. Velomoteri yo ni muri metero 20, ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa nka zambihance biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ibindi binyabiziga biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga, ni biriya binyabiziga bikora ku mihanda.
bino bakoresha mu mihanda, bari kubaka imihanda, biriya nabyo biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Rero n'ibinyabiziga ndakumirwa kugira ngo umenye ko n'ikivuza ihoni urahita utanga inzira kigatambuka. Ndakeka ko waramutse mobile rero, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragaza n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dusiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese zigaragazwa ku buryo bitagishoboka kubona neza muri metero 200? Wenda se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi. Bigomba kugaragazwa ku buryo rero: A, itara rimwe cyangwa menshi yera; B, amatara menshi y'umuhondo; C, amatara menshi asa n'icunga rishije; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Handitse cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ni itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo n'amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndakeka ko waramusemo D, ndizera ko waramuskenda ku papuro. Turahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini nakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Urabona ko umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza, ugiye kugera hafi y'inzira y'abanyamaguru, cyangwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Ese wakwitwara uti? Ese wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. B, gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. C, kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. Mu gihe kuri direct tugira ngo kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. So cyukuru cyandike wa papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Handitse cyukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, kubera ko umunyamaguru birashoboka ko yahita yinjira mu muhanda kubera ko n'ubundi bategereje kwambuka, kandi akaba ari inzira bagenewe. Ko hari abasaza, hari abari mu tugare, ugomba kwagira ukihangana ugategereza ukareka bakabanza bakambuka. Rero ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo umunyamaguru wa mbere naba akimara gushyiramo ikirenge uhita uhagarara bitakugoye, utabateje icyago cyangwa ngo bo baguteze ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20, nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi. Kirabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Aba agomba gukora iki? A, gushaka umuherekeza. B, gukurura ikinyabiziga cye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Niba wenda abantu rero bahita batekereza ngo ni imodoka, ni moto. Oya, ushobora no kuba ugiye muri supermarket, wenda ntabwo uri muremure cyane, ugapakira ibicuruzwa kuri twa tuntu basunika, kubona wenda biri gutuma utareba imbere neza, ujya imbere ugakurura. Ndakeka ko waramusamo B, gukurura ikinyabiziga cye. Ndizera ko waramuskana ku papuro. Turahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini nakora mu kanya urahita ugikora, ko murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ukanda subscribe hasi uri kwitegura gukora
kugira ngo ikizamini cyose nshyizeho, isomo ryose nshyizeho na biriya bibazo nkunda gupostinga ujye urahita ubibonera ku gihe. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 316 26. Ibyo byose tubigufasha. Iyo ushaka kode utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Mu gihe kitarenze iminota 3 umaze kubona kode. Iyo ukeneye kwiga turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu, nubwo waba uri hanze turakwigisha, ukazaza uhita ujya ukora rimwe ugahita utsinda. Uburyo dukoresha, tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Ikintu twashyizemo ujya ukibona muri telefone yawe, tukajya turavugana ariko uri no kubibona. Murabizi umuntu abasigaye ari nko mu Rwanda akiga nko muri Amerika, murabizi ibyo byaraje, turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ukeneye kwiga mudasobwa ari mu mujyi wa Kigali, nyandike cyangwa umpamagare nze nkwigishe mudasobwa uzajye mu kizamini itakugoye. Ukeneye igitabo nabwo nyandike cyangwa umpamagare ni kuri 0789 Ibyo byose tubigufashemo. Uri hafi gukora, jya urabonera ku gihe kino kizamini cyose kimaze gukorwa. Andika amanota ugize muri komenti kugira ngo turebe ko biri gutanga umusaruro. Ikindi ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari gukora amahirwe masa.